Yes, na nyungusuza kandi zire komeze neza aho uri hose mu cyo gitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Cekecu mbwa dukina n'abana ukina n'abanyina sura batandukanye mu cyo gitandukanye nsibanganya inkuta nasenye nanga isa n'imitima kuba nkurikiye nguramaga Kigali News n'itanu ku murongo TV hose mukore subscribe nishimye cyane kuri video cyangwa kuri audio naje kubagezaho uko meze nuko merewe nkomeza no kubashimira cyane mu bantu 450 bari bamaze hafi ibyumwe bibiri batankurikira kuri Kigali News 450 ndabashimiye cyane nabagiye muri commentaire bagakomeza kumbwira ati pole sana tukuri hafi rwose muri abagaciro nabagiye bamamagara kuri 0788 namwe mubishe kubashimira mwese murenga ibihumbi 70 hafi na bine bikabakabo ngaho mwakoze subscribe kuri Kigali News 450 mwese muri abagaciro zemute abe mu Rwanda rw'imisozi igihumbi abari mu bihugu bigiye bitandukanye abari muri Canada mu Birigi mu Budage abari za Dubai n'abantu bari mu bice bigiye bitandukanye byose by'isi nizere ko mumeze neza cyane marabyibuka ribu urwego rw'ugenzacyaha ribu rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu bagira muri batandatu bari bakurikiranyweho ko bavuga ibiteye isoni ku muganga nyambaga ndetse bakaza kuvuga ni n'amacano agiye atandukanye anyuzaho ibyo ngibyo ariko ngiye ntacyo natangaje kuri channel yanjye batangaje kuko hari byinshi nshakwegeranya ndetse nzanagaruka mbagezaho umukobwa witwa Funny TV Show 450 ubu ngubu yamaje kugera hanze yarafunguwe ndetse n'umukobwa wita Aisha uyu nguyu nawe bari barataye muri yombi na dosiye zabo zari zaramaze kugera mu butabera ubu bose bari mu gihugu bari hanze bikamabwira ati pole sana kandi mukomeze mwihangane ariko nanone ntimuzasubire kuko umukobwa arangwa n'indangagaciro kandi indangagaciro y'umunyarwanda ni kirazira ariko kuri ubu ngubu umuvandimwe nkomeza no kumwihanganisha T-Blaze nyiri Kigali magazine nawe aracyafunzwe bane baracyafunzwe ariko Fanny yarafunguwe ndetse Naisha ubu ngubu bari hanze mu gihugu niyo makuru bagezaho ndetse kuri Kigali News 450 mu minsi 9 aba hosting hanyuma mbagezaho byinshi byetandukanye mbabaze ido nido bimeze bite hirya no hino bimeze bite ese ibyo bagirizwaga byifashe bite ariko nkuko mugena mubona muri video ngera bereka nabona zimwe ince zitandukanye z'imisozi z'amaruhurura zo mu ntoki n'amashyamba agiye atandukanye nta kantu nizane k'ubwenge kagiye gatandukanye ndetse ko hari abantu baba bari hanze y'igihugu batazi ngo mu Rwanda se haba imisozi imeze gute mu Rwanda se haracyabaho intoki ariko turi mu muvuduko w'igihugu cyacu nuko managiye mu byaro bigiye bitandukanye naho wa mugani w'inyogoye n'ayago u Rwanda ruratengamaye atabataje none ntago bazi byabaye ariko umwaka habaye bitangaza habe Kigali ntago bazi byabaye iburasirazuba ntago bazi byabaye amajyepfo amajyaruguru habaye bitanga nanjye ndabizi neza cyane u Rwanda rwose ruratengamaye. So abantu rero bakomeza kuba bakora ibishego nyamunari barahagurukiye n'abantu batangaza inkuru zigiye zitandukanye ariko bamwe bakibaza ati umukobwa witwa Jackie we kavuga byinshi bigiye bitandukanye Jexio mipango cyogere mu nkuba kavuga byinshi bigiye bitandukanye ati kuki bo mutabahwitura ariko nabonye witwa Jackie nawe yarisubiyeho ariko aracyafitemo utuntu ariko nanone nabonye abanyamakuru bagiye batandukanye bavuga ati hari abanyamakuru bishyura abatumirwa bakaba bavuga ibyo bavuga kandi no muri abo banyamakuru bishyura abatumirwa abanyamakuru babitangaza bavuga ko hari abanyamakuru bishyura abatumirwa nabo barabishyura
bavuga ko buri umwe wese agomba kuvana amaboko mu mufuka akihangira imirimo. Tukaba tuzi ko umurimo utari mwiza ari uwo kwiba, kwica no kuroga, no kuba nanone ushobora kuvuga imvugo zitari nziza zishobora kwangiza abaturage, igihugu cyangwa n'abandi bagiye batandukanye. Ariko iyo uvanye amaboko mu mufuka ugakora bigomba kugenda neza. Hari baba bafite impano zigiye zitandukanye baza kuri ino mihanda igiye itandukanye, bakaba bavuga byinshi bigiye bitandukanye ariko byiza, apana babandi bavuga ibishego bigiye bitandukanye. Nyamuna mujye mwumva munumvire, dore ko nyamwanga kumva yanze no kubona. n'Imana yaravuze ati mbere yuko munyumvira cyangwa munanyubaha muzubahe ubuyobozi bwanjye. Ngeze ku musozo w'iki kiganiro, iracyari Kigali News 500, iracyari ku Murongo TV. Tuba tubagera tubereka imisozi, nk'ino misozi mugenda mureba murayizi. Ahangaha urahazi? Ahangaha ni mu muhanda uva Kigali werekeza Ibyumba. Ahangaha rwose niho narindi ndenze muce za Byumba ngiye kugera ahandi hagiye hatandukanye. Urabona ko hari hakurya urimo urareba ahantu ameze neza cyane. So by the way, reka mbashimire, nezere ko mukomeze kumera neza. Wowe wakoze subscribe uri agaciro, zubuza abavandimwe bagiye atandukanye. Abari muri gereza mukomeze mwihangana, shere dacika, ariko abafite ibyaha bazira muhanwe. Abarwayi bari kwa muganga murwara bukira, imfubyi, abapfakaye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima, Imana ikomeze iborohereze, mukomeze mumere neza. Inshuti zanyu ziri hanze twaburanye, nari mu Rwanda twaburanye, nomero nayivuze, hanyuma tukomeze tubane. Nuyimburaho ku murongo bayandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukavugana. Nizere ko kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Hasta la vista, shalom, shalom, ciao ciao.